umva buri kimwe cyose kuri Kitoko. Haya basi, Kitoko bibarwa ibihe byinshi, iminsi myinshi, imyaka myinshi cyane. Kitoko bibarwa mwaramukunze cyane, mwaramukunze birenze urugero, dore ko aririmba neza cyangwa se yaririmbaga neza mu bihe byashize. Yaratwitse, yaciye ibintu, ariko sahize ubu dore ko twari tuzi ko yagiye mu mahanga kuba yashakisha ubuzima cyangwa se yabasha no kumenya ngo hirya aho ngaho byifashe bite, dore ko amazi ashuha ntiyibagirwe iwabo wa mbeho. Yabashije kuba yagaruka mu Rwanda, dore ko yahise ajya ku gitangazamakuru gikomeye hano mu Rwanda, ari nacyo gikuru RBA Radio Rwanda. Babashije kuba bamutumira muri Samuride Tante, dore ko yabashije kuba yavuga buri kimwe cyose yabashije kuba yabonera imahanga, agenda avuga ati uko byagenda kose, uko wagenda ukagumayo kose, wabona ubwiza nk'ubwo mu Rwanda, cyangwa se ntabwo wakishima neza muri mu Rwanda. Rero yakomeje kuba yizeza abakunzi be ko agarutse kugira ngo bakomeze babane n'ibintu byiza yagendaga abaha. Agiye kubitangira, akongera akabahereza, akabasubiza muri mudu, cyangwa se akabasubiza ibyo yari yarajyanye, dore ko agenda anavuga ati ubu nje mu mavuta mashya, ubu njyewe nje gukora injyana imeze neza ya music, dore ko agenda avuga ati ubu nje ngomba gukora buri kimwe cyose nkabasha kuba nabanezeza. Kandi nk'uko mubizi, uyu Kitoko bibarwa yabashije kuba yakora ingoma nyinshi zigiye zitandukanye, benshi murazizi, harimo turacakundana nk'uko byagiye, cyangwa se iyo ndirimbo yagiye irya hit mu myaka yashize za 2015, dore ko ari nazo abenshi bakoresha batereta. Ariko ubu yongeye aranabyivugira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, agenda avuga ati ubu nzanye ibintu birenze, ati nzanye injyana imeze neza, imiziki imeze neza, ati uko byagenda kose muzongera mubone ko ari njyewe wa nyawe. Ati abenshi bagenda bavuga ati ase ubu impano yawe cyangwa se kuririmba ntibishoboka kuba byarahindutse cyangwa se byaragiye, ariko agenda avuga ati kuririmba naho byajya kuko bindimo, ntabwo ari ukuvuga ati ni ibintu byo gushakisha, ahubwo njyewe bindi mu mutima ndetse no mu mutwe. Rero nk'uko mwagiye munabona amashusho agenda atandukanye, bavuga ati afite umugore, ati se ntabwo arabyara. Izo ni za ndani utapfa kumenya ngo bimeze bite, ariko ndakeka kandi ndizera neza nashidikanya ko afite umugore we babana. Ubu rero bari hano mu Rwanda, ubu dore ko ubu yatangiye kuvuga ati ibyamamare bitandukanye haba mu Rwanda cyangwa se muri Afurika ngomba kuba nakorana nabyo korabo, kugira ngo nkomeze nzamure inzozi zanjye, mbe uwo nateguye kuzaba we, cyangwa se nzagere ku rwego rushimishije. Dore ko anagenda avuga ati bantu mugitangira, cyangwa se bantu mwumva mufite impano, uko byagenda kose impano yawe naho ijya, kandi icya mbere ni ukudacika intege. Iyo ni inama yahaye abantu bose bakomeza kugerageza ibintu bigiye bitandukanye, bizakomeza bikunde. Iyo ni inama yabashije kuba yatanga ahereza abaturarwanda muri rusange,
ababwira ati ndabakunda, nkunda igihugu cyanjye cyambyaye. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, mwibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuze tubikugezaho nawe bikugereho gatanu kuri kagenzi kako. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde. Ciao ciao.